Iminsi 5 irihiritse ubukwe bw'umunyamakuru Emmy Nyawe bubaye. N'ubukwe bwaje kuba burangwa n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ubwo hari abagerageje kuba bamuroga bakoresheje ikariso ngo zishaje, ndetse ikindi kintu cyaranze ubukwe bwa Emmy Nyawe nuko hajemo abagabo babiri bari bagiye kurwaniramo baba YouTuber, uwitwa Ndahiro Valence Papi ndetse n'uwitwa Pastor Claude cyangwa se Radio, niko bakunze kuba bamuhimba, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane byagiye biranga n'ubukwe. Ari ibintu byinshi cyane tugiye kuba twagarukaho byagiye bikorerwa muri ubukwe bwa Emmy Nyawe. Ni ubukwe bwagenze neza ariko bugezemo hagati bwasaga nkaho bugiye kurangira nabi cyane. Akibaza rero ngo byagenze bite. Wenda twahera mu mizo ya mbere. Ubukwe bugitangira ni ubukwe bwatangiye neza, ubona ko nta kibazo, ariko ikibazo cyaje aba bagabo bombi ubwo bari bamaze kuba bagiye batya baravuga bati reka tuze kuba twakakira hano waje wari bahagarariye papa we, ubwo ni Ndahiro Valence Papi wari waje yahagarariye Emmy Nyawe nka se, dore ko Emmy Nyawe akunze kuvuga ko kubera ibintu se yamukoreye ngo adashobora kuba yamutumira, ndetse adashobora no kuba yakifuza ko mu buzima bakongera guhura, dore ko rwose ngo yamubereye umupapa utari mwiza habe na gato cyane. Rero uyu papi rero n'ubundi ubwo yari kugira kwemusinga cyangwa guhagararira ubukwe, niko navuga, ubwo kwemusinga ni bya MC, ubwo yarahagarariye ubukwe bwa umupapa cyangwa umubyeyi wa Emmy Nyawe, yaje kuba yahaguruka rero bamaze kumuhereza inkoni, amaze kurya no kunywa, arangije avuga ati buriya inkoni bamaye niyo nzakubita witwa Radio nawe ngo agira atya ngo yikore mu bitana ngashake uburyo ngo yamuvugisha, ariko baza ko bamwima mikoro avuga ukuntu avuga birangira ijambo bari muniganye burundu. Aravuga ati nta kundi ariko ngomba kuzitereka. Mu kwitereka rero yahise avuga ati buriya wowe Papi ni umuntu w'umugabo, nta mpamvu yo gusura ahantu rwose nguze kuwasura mu bantu. Niryo jambo yaje kuba akoresha. Rero ubukwe bwa Emmy Nyawe rero hari ibindi bintu byavuzwemo, ariko uwitwa Emmy Nyawe yaje kuba anabishyiraho mucyo nawe aza kubyongeraho arabivuga. Abantu bagerageje kuba bamuroga, ariko n'ubundi abagerageje kuba bamuroga ni bamwe mu bantu n'ubundi we ubwo yari yitumiriye we n'umugore we ati muze mutaha ubukwe bwacu rwose, ariko mukuza ngo baza kuba bagira batya baza bitwaje ngo amakariso ashaje, ubwo bari gutanga impano bazana ngo amakariso rwose wagira ngo bayajombesheje ibiti barayaca, ababona ni kariso ziba zarakoreshejwe nyine, ziba zaraba hari ukuntu hari kara ziba zifite nyine, ugahita ubona ko izo kariso nyine zagize zitezambawe igihe kirekire cyane, ndetse zaranacitse. Izo kariso rero bazizanye ari zo guhumanya umugore wa Emmy Nyawe kugira ngo nibiza kugeramo hagati nyine ibintu bize ko byamuhindukana ibindi ubwo yagarare, cyangwa nyuma yaho namara kuba yakora ubukwe bize kurangira n'ubundi ageze ate asaze, cyangwa akanitaba n'Imana mo kimwe, urumva ko nta wamenya ngo uwo murozi yaragamije iki. Rero ubukwe bukirangira uwitwa Emmy Nyawe rero yahise yitereka, aravuga ati reka mvuge ibintu byose. Ubwo n'ubundi ikiganiro yagikoze hafi mu masaa 6, ubwo abantu bari bamaze kuba bataha, ubwo bivuze ko abantu benshi cyane basigaye gukorera ubukwe muri sale, ubwo abantu baratashye nawe ahita yitereka, abantu bakiri aho ngaho bake bari mu rugo rw'abageni nyine, ahita avuga ati umwe mu bakobwa mutari ufite isura ishamaje bari hafi y'uwitwa n'ubundi umugore wa Emmy Nyawe, rwose mushobora kuba mwagenda mukarunguruka abo bantu muragira mute, muraza kuba mwamumenya umuntu waje kuba agerageza kuba yagira atya agashaka kuba yaroga umugore wa Emmy Nyawe. Rwose mugende murebe ngo umuntu ufite isura idashamaje niwe waje kuba agira ati niwe waje kuba ashaka kuroga ngo umugore wa Emmy Nyawe. Ayo rero niyo makuru ari kugenda cara hirya no hino kuri no mihanda, ariko ubu ngubu nahakubwira nti ibintu bimeze okay kwa Emmy Nyawe, ariko bamwe mu bantu rwose yaba witwa Ndahiro Valence Papi cyangwa witwa Pastor Claude baje kuba bakoresha ngo ibiganiro, baje gukora ibiganiro nyine ku mugore wa Emmy Nyawe ngo bagakoresha nabi. Nguyu Emmy Nyawe rero nawe inyituro agiye kubitura nk'abantu bamutahiye ubukwe, agiye kubatera icyo bita striker, amara kubatera striker, ariko sinzi niba Emmy Nyawe striker asobanukiwe icyo ari cyo, kuko niba gisobanukiwe ntabwo yabikorera abantu baje kuba bagira batya bagataha ubukwe bwe.
ndetse navuga ko ari n'inshuti ze. ubwo urumva n'undi umwe ni na pare wundi ni papi ubwo yari ari kumwe na Emi amuhagarariye, ariko urumva nawe ngo agomba kumutera strike, akaba ari ikintu aza kuba yamwitura, akaba ari cyo amuhemba. sinzi neza wenda uko yabivuze niba koko ariko azabikora, ariko ndakeka ko azi strike icyiza cyayo ndetse n'ikibi cyayo, ku buryo uwo yashobora kuba yayitera bishobora kuba byaba ibindi bintu. umuntu ushobora kumutera strike n'undi yarara harindi mu kugahita usanga ibintu bise bihuriramo, ugasanga kwitwayemo umwikomo w'ibihe byose, rimwe na rimwe akaba yaza gukorera ikintu kirenze wowe ibyo wowe wamukoreye. Iyo mpamvu rero ni uko nguko rero bimeze. harimo abagize batya ngo barya cyane, ako kantu nakagarukeho turaza kugira ngo wenda sindi bukavugeho. abagize batya rero ngo barya cyane mu bukwe butari ubwabo, bagije kurya noneho ngo bajya kubyina, bagiye kubyina bakajya babyina ngo batazamura ngo amaboko ukuntu bari bakajya bavuga ngo ubyina mu banzi ntazamura amaboko. ngo muntu nyuma yo kurya no kunywa baragiye akajya abyina amaboko yanze kuyazamura, nyine amaboko agize ati ahinnye nyine kugira ngo ataza kuzamura amaboko nyine. ngo ubwo umugani sinjye wawuciye, ariko abawizi baje kungenekereza bambwira ko ngo ubyina mu banzi atagomba kuzamura amaboko, ngo ku buryo ushobora kuzamura amaboko ngo akagukubita ikintu cy'imbavu akasimugaza. rero niyo mpamvu abantu babonye uriya muntu abyina, uriya muntu rwose mujye kureba akavideo ke arimo abyina murahita mumenya uwo ndi kuvuga. ngo yarabizi neza ko ari kubyina hagati y'abanzi, niyo mpamvu rero atigeze azamura amaboko. ariko rero ubukwe bwa Minyawe bwagenze neza, bwari burimo ibyo kurya byiza, ubona abantu basa neza, ibintu byose bimeze neza cyane. ariko hagati aho ntabwo nagenda ibintu ntabivuze. hagati aho uwitwa Nyambo yamaze gukoza agati mu ntozi, ariko bamutereye ivi. bamaze kumuterera ivi, urabizi neza ko umuntu witwa Miki ari we waje kuba ari Inuza Nyambo niwe waje kuba azana Miki ubwo bamutereraga ivi, ndetse yamuba hafi ibintu byinshi cyane, ubona ko bari inshuti magara. ariko uwitwa Nyambo yacunze mu saa 9 z'ijoro, ari Kicukiro acunga saa 9 z'ijoro, bahita baza kumuterera ivi, ibintu byose bita birangira. ariko mu bantu bari bahari uwitwa Miki na wari uhari, uwitwa Tesina wari uhari, ambo kanekerese n'abandi, hari abantu benshi cyane batari bahari. uvuga ko ngo bashobora kuba bafite amakimbirane gake n'uwitwa Nyambo, ubucuti bukaba bwarashizemo, hakaba hasigaye icyo bita urwango rukaba rusigaye ari runini cyane, rukaba ari ibintu navuga ko bitari sawa cyane rwose. buriya umuntu kuba mwarabanye, ariko ubucuti bw'iki gihe buranagoye mw'abana umwe, ubucuti bw'iki gihe buragoye, ni ikibazo gikomeye cyane kubona umuntu mushobora kuba mwamarana igihe kirekire cyane, kandi birimo biraterwa n'ubuzima abantu turimo turabamo, turimo turikunda cyane, tukitekerezaho, tugatekereza ku iterambere ryacu vuba uburyo rigomba kuzamuka rikaboostinga. ariko hari ibintu byinshi cyane tuba tukirengagiza ko rimwe na rimwe ubucuti ari ibyo buba bugomba kugomwa kugira ngo bukomeze bube buhari, tubusigasire, ibintu bigende neza. ariko nyine tukagira dute tugahita tugusenya uko nguko bigahita birangira. rero ubucuti bwa Miki ndetse na Nyambo bushobora kuba bwaragiyeho akadomo. mw'abantu muceceke mukomeze mwirebere, tuzabimenya neza mu bukwe uwitwa Nyambo namara gushyingirwa n'ura mu diaspora. nako ntabwo ari mu diaspora, ni umunyarwanda, ariko ugira ute ukorera business muri Dubai, ngo umukire umwe Nyambo yajyaga ajya kureba, ngo mukibaza ngo umuntu ngo amufotoye, ngo ninde ufotora Nyambo, ngo aba yagiye kureba isaza, yabaga agiye kureba uriya mujama, akamutembereza mu bihugu byose, ahantu hose Nyambo ashatse, icyo kunywa, icyo kurya, ibintu byose. Titi Brown nawe ari aho afite agakoni mu ntoki, afite agakoni n'utubuye ngararaye gategereje umwana, noneho akumva ko ngo umwana ari we, ashaka no kuba yagerageza gushaka impeta zimeze nka za zindi za Nyabugogo, ashaka ngo kuyimwambika. umwana arubwira ati toka satani mu izina rya Yesu, nagutanje nabanje Imana. ati nagutanze ibintu byo kumbwira ngo ndasezerana nawe, ngo ndabana nawe, reka. umwana ngo abageza cyangwa baramweretse ngo kuri mo kashi ngo udufaranga yari yatiyeho
ngo abazakora ubukwe mwamuga ati reka genda gake dufite abasore hano bafite business Dubai, bafite amazu hano i Kigali, none uranyereka amafaranga wagushije kuri mo cash ngo dukore ubukwe. Umwana baramukatiye atyo. Kumbi Nyambo yarazi icyo ati yarazi icyo yokeje, yarabizi neza ko afite umusore hariya umaze kurikorera warirunze, yari urumva Nyambo nawe yararirunze. Aravuga ati we tugomba kuzahuza. Abantu baratangira bati Roki Kimomo nawe yararirunze, ni ugomba kuzatsindira Nyambo. Aravuga ati buriya Roki Kimomo ntago mumuzi. Roki Kimomo ntago bishoboka. Ibyo ngibyo bigira bite bijya akadomo. Noneho uwitwa Nyambo n'abantu mw'abakobwa bazi ubwenge urumva ubi cyane imbere cyane, ariko mu buryo buteye ubwoba, bafite ubwenge. Ariko ikintu cya mbere ngiye kubasaba n'ubundi muri abantu bacu, mujye mukomeza mukande subscribe, mugire mumara gukanda subscribe, mujye munsi mwandika igitekerezo cyanyu, ubundi mukande no kuri like kugira ngo ibiganiro nyine bibonere komandasiyo bigere no ku bandi bantu. Mukore na share, nibyo bintu biba biri sawa nyine kugira ngo dukomeze tuhatwike hashya, ari dukomeze tugere tubagezaho amakuru.